turabashuje nanone bakunzi ba Ifeza TV Rwanda, ni wa mwanya mwiza nanone tugezemo ibiganiro bitandukanye twabateguriye. Uyu munsi rero murabibona ko ntari njyenyine, ndi kumwe n'undi mutumirwa twabateguriye kugira ngo tugire indi nsanganyamatsiko tuganiraho. Turabashuhuje rero, turabifuriza kubana natwe igihe cyose, murabitwereka n'uyu munsi turongera kubibashimira. Rero reka twinjire mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ariko mbere ko tuyinjiramo turabanza utwakira umutumirwa atwibwire. Njyewe nibisanzwe amazina ni yayandi, Mutoni Fiona, umukunzi wanyu cyangwa se mugenzi wanyu. Rero nkuko mwabibonye ntago ndi jyenyine, nabazaniye undi muntu cyangwa se undi mutumirwa. Reka dutangire tumwakira mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko nyirizina y'umunsi, hanyuma niharangiza kubasuhuza no kubibwira dukomeze. Urakoze, turakwakiriye. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kamashazi Hope, ndi umukozi w'Imana mu murimo w'Imana muri Miracle Center. Nishimiye ubutumire bwanyu mwanumiye hano kuri TV yanyu, kandi abadukurikiranye mwese ndabashuhuje mu izina rya Kristo. Numva tumenyeranye. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane, aragira ati ndumva tumenyeranye, kandi koko nkuko bisanzwe musanzwe mumukurikira kuri kamera za Ifeza TV Rwanda, nkuko bisanzwe mujya mumubona. Nago turi buze gutindaho cyane, umwirondoro warabahaye n'uwo nguwo. Reka twinjire rero mu nsanganyamatsiko nyirizina y'umunsi. Uyu munsi rero umutumirwa twabazaniye, twatoranyije insanganyamatsiko nziza. Murabibona ko turi abadamu, nabazaniye umudamu. Ndifuza ko uyu munsi tuvuga ku bijyanye n'abadamu, abadamu bo mu rugo ndetse n'abakozi bacu cyangwa se abana bacu tubana nabo mu buzima busanzwe umunsi ku wundi, babandi dusigira urugo, babandi dusigira abana, babandi mbega dusigira ubuzima bw'urugo. Ese bari abana iyo barebye ubona ni hehe bakwiriye kuba bagarukira, ni hehe ubona bakwiriye kuba batarenga, cyane cyane nka kwa kundi ugira urutyo ukabona umudamu rwose yararangaye yibagiwe inshingano hamwe na hamwe, ukabona umukozi akoze byinshi ageze naho arengera, ugasanga nanone bibaye imbogamizi ku mugore kandi byaratewe na wa mudamu. Ubibona ute? Ese ubona uriya mwana ari hakwiriye kugarukira cyangwa se ni hehe adakwiriye kurenga? Uriya mwana ni umwana mu bandi, ni umwana mu bandi rwose, ni umwana mu bandi, uretse ko aba ari umwana warahagutse gushaka imibereho bitewe n'ubuzima, nk'uko twese natwe tubyuka buri munsi tujya gushakisha imibereho, tujya gushaka ubuzima, tujya muri za biro. N'abandi nawe warahagurutse nawe aje gushakisha ubuzima, ariko nawe ni umwana nyine, ni umwana ugomba kwisanzura mu rugo, ariko nanone akagira imipaka. Ubwo mbese ngira ngo waba ushaka nko kumaza uti ese ni izihe boundaries between maids and housewives? Ni ukuvuga ngo ni izihe mipaka tugomba kubashyiriraho ku buryo batagira aho barenga. Impamvu ni izihe? Wenda ni ukubera yuko hari ingaruka zijya zikunda kuboneka cyane, zijya zikunda kuboneka, ugasanga uwaje ari umukozi mu rugo, wenda tubigire gutyo, yaje ari umukozi ariko ugasanga yabaye mu wundi muntu runaka, ariko wenda bitewe nk'uko ikibazo warumbaje, wenda bitewe n'imiryango twakinguye. Yaje nyine afite akazi, ugira ibyo umuha, ugira inshingano umuha, ariko noneho ugasanga nyine byabayemo kurengera, ariko nanone kandi wenda bitewe na za ntege nkeya zacu twebwe abadamu. Umukozi rero mu rugo, bari abana b'abakobwa dukoresha, bagomba kugira ahantu bagarukira, bagomba kugira abantu bagarukira. Umwana n'umwana, yego umwana wibyara, umwana n'umwana mu rugo arisanzura akagira, ariko nanone umuntu wiswe umukozi aba ari umukozi bafite ahantu agarukira. Utamwishe nabi, utamuhemukiye, wamuhaye salary ye, wamugiriye neza, twamuhaye umwihariko akawufite, ariko akagira ahantu agarukira. Ahantu rero bagomba kugarukira, icya mbere bagombye kwisanzura mu bijyanye n'inshingano bamuhaye, ariko cyane cyane ibintu byinjira mu rugo indani, bari abana ntabwo bagombye kuhagera. Kubera iki? Ingaruka ziba tuzibona mu by'ukuri, ugasanga yaje ari umukozi ariko ashoje ari umugore mu rugo, bitewe n'ikire wenda n'umuryango twawukinguye. Ni gute rero twebwe umudamu ugasanga uwo mwana uramize ko ari umukozi, ntabwo ari umwana wawe wibyariye, ejo azagenda. Duhora duhindura, bizi duhora duhindura buri kwezi, nyuma y'amezi angahe aba yahindutse, waraje aba yakihagera, utangiye kumuha urufunguzo rw'icyumba ngo nakumenyera icyumba, nagukopera icyumba, nakumenyera imyenda, nagutunganyiriza iby'umugabo, nagutunganyirize. Mbe ugasanga hari inshingano twiyambure tukazibaha, bya bindi nyine ngo muhamutamwa nawe kwiyongereraho ngenda, hano uzajya gusanga ugasanga umwana yatwaye urugo rwawe, yatwaye amabanga yose y'urugo rwawe. Ugasanga ni hahandi umuntu aba muri quartier ariko amabanga yose y'urugo bayazi, ubukene bwaho babuzi, wenda n'urugero baraye bagonganye barabizi. Mbega hari ahantu bagombye kugarukira mu nshingano z'urugo gusa
zonyine z'akazi ibijyanye n'akazi ariko ibijyanye n'inshingano zacu twebwe abagore tukagerageza kugabanya kubinjiza imbere aho batagomba kugera. Arakoze cyane, agerageje kubisobanura ku buryo busa n'uburambuye, atubwiye boundaries cyangwa se imipaka bariya abana bacu b'abakobwa cyangwa se n'aba bahungu, ubwo nabo turaza kubatwariramo kuko ntituri buze kuvuga ko abakobwa batwara abagabo gusa ngo twibagirwe ko n'abahungu nabo bashobora gutwara n'aba bagore. Rero hari akandi kabazo numva mfite kamatsiko. Ese urabona urugero, ndi umugore ufite akazi kanjye cyangwa se ndabyuka nshakisha bisanzwe, wenda nsize ninjye ugenda mbere y'umutware cyangwa se usibye no kugendana mbere y'umutware, ubonye ko bibaye ngombwa ko nihuta nkagenda nkajya gushaka imibereho. Ese wa mwana w'umukobwa niba mbona ntacyo atwaye, mbona nta kintu bitwaye kuba namusigira urwo rufunguzo, akankoropera cya cyumba, akansasira bwa buriri, icyo gihe ubwo mwana mba muhaye imipaka irenze ku buryo mubwira ni na wa mugabo naza uzabigenza utya. Kuki uwo mwana ntamuhereza uwo mupaka, ariko nibura niyo naba ndi naho ntanagiye nkamubwira ni injira hariya unkorera iki n'iki n'iki, kandi twe kwibanda gusa kuri uriya mwana nk'umukozi. Hari n'abo tuba dufite mu rugo turera batandukanye, abavandimwe cyangwa se n'abo twakiriye mu miryango kugira ngo tubarere. Ntabwo ari bari abana bonyine tuvuga, turaza gukomoza kuri bari abana yego cyane, ariko n'abavandimwe bacu yababa mu miryango n'ibindi. Ubona ndamutse mvuze ni uyu mwana mfashe muri ibyo, ubona byo hari icyo byaba byangije? Ahubwo nta nubwo binakwiriye, yewe ndabihakana rwose, bitewe na experience umuntu agiye abona n'ibyo ahura nabyo, wenda nangwa se n'abo yumva bamuganiriye n'ibiki. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza, ntabwo bikwiriye pe, ntabwo bikwiriye. Hari igihe umugore aza akakubwira akakuganirira ukumva agahinda karakwishe n'uwabo rurakwishe. Bari abana baza abavandimwe wenda baza badusanga, baza batwegera mu miryango yacu, nyine ni abacu, tugomba kubana nabo. Mu by'ukuri tugomba kubana nabo, tugomba kubakira, tugomba kubafasha, tugomba kubigisha, tukabasapotinga bakagera kure, ejo bakavamo abantu bakomeye bagakorera igihugu, bakavamo abagore n'abagabo, tukabashingira bakagera kure. Ariko nanone yego kubatoza inshingano ni byiza, kubatoza inshingano ni byiza, ariko kuko n'ubundi uba utazi umuntu uwo ari we, umutazi umuntu uwo ari we. Ariko fiye uzi ko twakira bari abantu, mu bo twakira ugasanga harimo umwanzi wawe ukomeye cyane, ba bandi usanga bajya no kurogesha. Urumva yagize opportunity ajya no mu cyumba bakajya no kurogesha, kandi yari umuvandimwe. Rero ntabwo ibyo wenda aribyo nitwaza ngo abantu bose niko bameze, ariko no kuvuga ngo twebwe nidushireho inzitizi. Ni byiza koko, ni byiza wenda ufite, ariko se niba ufite urufunguzo rwawe rw'icyumba cyawe, hari icyawe n'umutware wawe, ho kugira ngo urusigire ushatse yinjire, wenda ejo uyu yaruhaye uyu nguyu, uyu yaruhaye uyu nguyu, usanga harimo na ya micomi, ugasanga abadamu cyane wenda tujya dukunda no guhura nabyo, ugasanga umwenda wawe wari wambaye undi yawambaye, wari umwana mu rugo. Ni ibintu biba bitari byiza, mu by'ukuri ni ibintu bitari byiza. Kandi ndavuga ngo ubu umetaringa nawe uriya mwana, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, umufite mu rugo ari umwana w'umukobwa, urimo kumetaringa nawe kazaba responsible namara kugera iwe mu rugo, amenye yuko icyumba ari ibanga ryawe n'umugabo wawe. Uko cyaba kimeze kose rwose kidatunganye, ibyo ari byo byose ari butahe, ntabwo uri burare mu gasozi, urataha ugitunganye, cyangwa se n'umutware wawe. Ariko bye kuba ihererekanya ngo yewe mwana ngo n'inkoramo, kuko ejo uzatangira gato ngo gukora, ejo wongeraho gusasa, ejo bivaho gusasa, byongeraho kujya gutunganya imyenda muri garderobe, byongeraho kujya, ntabwo ari umuco mwiza. Rero byongereho no guhitiramo nyir'urugo icyo agomba kwambara. Hahandi uzajya gusa ugasanga umutware nta kibaza na madamu ngo nambare iki, ahubwo ararengaho ukajya kumva arimo arabaza nambare iki kirateye. Urumva ibyo urimo kuzikuraho inshingano, yego urumva n'umwana ni byiza, ariko urimo kwikuraho inshingano, uzisanga arimo kubaza wa mwana, nubimenyereza ko azabya ahora bibaza wa mukozi, nangwa se wa mwana w'umukobwa mu rugo, nangwa se umuvandimwe, inshingano zizakuvaho, usanga arimo arajya kubaza wa mukozi nangwa se umwana mu rugo, nta mwenda wanjye urateye, kandi n'uwo yakabibajije. Ariko cyagiye tuba twishe na wa mwana, kandi wenda ushobora kuvuga uti ndicungira umutekano, ariko nibyo ntabwo ari byiza. Ahubwo n'uriya mwana tumentaringe, uriya mukobwa, uriya muvandimwe, uri n'umukozi, tumentaringe ko icyumba abimenye ngo icyumba cyo kwa runaka, cyo kwa papa runaka na mama runaka, nta mpfa kugira n'umwana. Urumva nawe tugomba kumentaringa abana tubyara bacu nabo, ko agomba no kwinjira ngo mugiye gukomanga, atari ugupfa kwinjira gusa ngo ni kwa dadi na mama. Oya, nawe turamutoza ngo oya, kirazira gupfa gusunika urugi ukinjira mu cyumba utakomanze, nakubwiye ngo
injira urumva turimo kumwigisha ni byiza tubisanzuyeho ni byiza ariko turimo kubimentaringa turimo turamentaringa ikinyejana cyo kubaha urugo. arakoze madamu Hope ngira ngo arimo kugenda adukurirayo cyangwa se atazura cyangwa atugaragariza ariko hari akandi kantu ubona kajya kagaragara mu ngo nyinshi ndagasobanura gutera kugira ngo kumve neza. Hari ukuntu ujya kubona ukabona nk'umugore twese turi abadamu ngira ngo ni nayo mpamvu dufite n'umutumirwa w'umudamu ndagira ngo iyi ngingo cyangwa se iyi nshingano tuze tuyisobanureho neza. Ukabona umuntu ni umudamu twiyicariye mu rugo nk'uku niba nyine ahantu ho kujya cyangwa se ndi bubyuka njya ku kazi cyangwa n'ahandi hasanzwe no gutembera mu buzima busanzwe ugasanga cyane cyane twebwe abadamu ni twebwe tubikora ni twe inshingano zacu niho inshingano zacu ziri nk'ibintu byo gukingirana sitoke. Nigeze kumva abantu ushize barabinganije baravuga ati uzatubarize biriya bintu tugasanga umudamu yitaye kuri sitoke cyane arasiga afunze agafunguza akagatwara yewe urw'icyumba cye rugasigara uruhinja rwe ruraho kandi rwa ruhinja ati buriya ruriya ruhinja si rwo rufite imbaraga nyinshi cyangwa ikintu gikomeye muri rwo kurusha uko ya sitoke yasiga ifunguye. Ese abadamu gufunga sitoke ni bibi cyangwa se ni byiza? Ese niba ari bibi buriya biterwa n'iki? Ubibona ute wowe mama Pasi? Urakoze cyane ariko aho ngaho nanone navuga ngo ni nka kwa kundi tuba tuvuga ngo urwawe uko urwubatse siko nanjye ngomba kurwubaka ariko kuri njyewe ndavuga kuri njyewe wenda we afite ko abyumva afite n'impamvu yabikoze wenda yatangiye adafunguye sitoke agira experience byatumye bimuha ubwenge kugira ngo ayifunge wenda hari impamvu ntabwo navugira buri mugore wese muri rusange mu by'ukuri nk'uko umfite uko nubatse urugo nawe ufite uko wubatse urugo ufite uko muguka turatandukanya abantu mu buzima kwa kundi tuba tuvuga ngo nk'uko nubatse ntabwo ariko ugomba kubaka oya biterwa n'uko urugo rwawe nyine urushaka n'uko urimetaringa mu by'ukuri rero navuga ngo uruhande rumwe wenda ni byiza ku buryo wenda bwo kwirinda gaspillage mu buryo bwo kwangiza no gusesagura wenda bitewe n'abantu ukoresha bitewe n'abantu mu rugo babavandimwe nyine twarimo kuvuga nyine hari abantu bavandimwe ushobora kugera ariko ugasanga uwakagufashije kugucungira umutekano igihe udahari uwakagufashije gucunga ibyo bintu byawe ugasanga niho urushaho kwangiza byagira noneho mu bakozi ugasanga nanone ni ibindi wenda wakavuga ati mu by'ukuri reka njye nsiga muhereje ibyo agomba gukoresha wenda akaba yavuga ati kirazira kuba nagenda ntacyo nkoze mu rugo wenda kwa kundi nguranga rusa nk'ubahima akabyitwararika yashobora kubyitwararika yewe ndavuze ngo rwose bitewe n'impamvu yatumye abikora akabona byakunda akabikora neza akabyubahiriza atari bya bindi ngo madamu yajyanye urufunguzo abana barabwiriwe umushyitsi arajaguye mu rugo bariye nabi kandi ibyo kurya bihari bibaye duke abantu barasarangije kandi ibyo kurya byari bihari aho navuga ngo abikora neza akabyubahiriza abona ari bwo buryo bwiza bwo kugira ngo bimufashe gucunga wenda bitewe n'ibyo yahuye nabyo namubwira ngo rwose ni byiza gucunga uwo mutungo wawe ariko nanone kandi ku rundi ruhande nanone kuri wa wundi nanone utabikora navuga ngo nanone ntacyo byabitwaye niba mfite abantu nkaba mfite abana nkamusigira abana nkamusigira umuryango wanjye ese ubwo koko mu by'ukuri ubundi sitoke ifite agaciro bihenze kurusha abana banjye ifite agaciro bihenze kurusha ibikoresho byanjye ariko nyine ntabwo navugira muvuga ngo ni bibi oya bitewe n'uko yabiteguye ariko ku ruhande rwanjye jyewe ubundi nta gaciro nasa nkaho nabiha mu by'ukuri jyewe ku bwanjye ku giti cyanjye sitoke yanjye iba ari sitoke bihari mpfa kubicunga nkamubwira ni ibi ngibi ni ibihanye n'ukwezi n'ahahi ibijyanye n'ukwezi arabizi yaba uje mu gitondo yabaza nijoro muca gucungana nkamubwira ni urabizi ibi ni ibijyanye n'ukwezi ikindi kandi ugira igenzura koko nawe ukamenya ese ibintu byanjye birimo kwangirika birimo gusesagurwa ya minsi itageze nyine uba ugomba kubicunga ariko ntabwo ari umutima wanjye ngomba kuwushyira cyane ku buryo biba ikibazo usanga byasitiresheje abantu mu rugo usanga umukozi byamuhangayikije usanga abantu inzara yabishe cyangwa se nibarya kandi uhaha nk'uko bikwiriye ntabwo mbyo kubishyiramo imbaraga cyane ariko kubikora bimukorera navuga ngo ni byiza ariko kuri njyewe nta mwanya byantwarira munini cyane ukuntu wenda nabicunga wenda nko kuri tele yanjye nkabigenzura nkamenya igihe bigomba gushirira nkabyubahiriza ubwo ni uko njyewe mbigenza ariko kubikora ntacyo bitwaye.
ntateka barimo bacira ku muntu ushobora kuba afunga sitoke ye, ariko nanone aragira ati ku giti cyanjye ntabwo nafungira na sitoke, ariko nanone nakora igenzura nareba aho bigeze. Hari abadamu nanone baba ujya kureba ugasanga babaye batereriyo. ubwo impamvu nkoresheje tereriyo, umunyarwanda wese udukurikiye arumva urwo tuvuga, ugasanga umuntu aravuze ati umugabo wenda agahaha, n'urugero niba ari umugabo ufite ubushobozi bwo kuba ari buguha amafaranga yo gukora sitoke cyangwa se akanayikora nawe, aho ugasanga umudamu niba byinjiye no mu rugo biraho, niba umukozi ateka ibiro 5 by'umuceri ku munsi ugasanga baramena 2-3 akaba ari byo barya, ugasanga buri gihe imodoka y'ibishingwe isohora ibiryo, urumva ugasanga isohora ibiryo bihiye, nibura nta nubwo ufashe bya bindi ngo ubifashishe utabifite, ariko ugasanga murasesagura. Icyo gihe ntekereza ko biba byatewe na role y'umugore itakinwe neza. Ntabwo turimo kubuza abantu guteka ibihagije ngo abantu barye bahage, ariko nanone guteka ugasesagura ukamena ukangiza, ntekereza ko atari byiza, ari byo Hope yarakomojeho. Akandi kabazo gatora dusatira umusozo, Madame Hope, hari ukuntu ubona abantu tubana nabo, babana b'abakobwa, babana b'abahungu, babandi badufasha mu kazi kacu ka buri munsi, ugasanga ndabivuga mbihereye ku rugero ruto rw'umwana w'umukobwa nigeze kugeraho umukozi. Uwo mwana iyo wazaga ubatunguye utashye batari babizi ko winjiye, njyewe ngira urufunguzo rw'iwanjye kuri gate, nabo bakagira urwabo, noneho ndaza ndakingura, iyo wamusangaga muri saro yicaye areba televiziyo, yameraga nk'umuntu wikanze akirukanga. Noneho bituma mpora nibaza ibyo bintu, uyu mwana kuki buri gihe tuza tugasanga yicaranye n'abandi areba televiziyo, cyangwa ari na wenyine abana baryamye ku manywa, ariko amubona ukabona abaye nk'umuntu wakoze ikintu kitari cyiza. Mfite ingero 2 z'abakozi, umwe yakoze icyo, buri gihe yabona umutungo imusanze kuri televiziyo cyangwa muri saro agahungabana, akabona arirutse, nza kumwicaza arambwira ngo aho yakoraga ntabwo yari yemerewe kwicara muri saro. Urumva, abadamu mudukurikiye cyangwa se abantu bari mu ngo mudukurikiye, niyo mpamvu dukora bino biganiro. Ngiye kwakira Hope nawe agira icyo atubwiraho, ariko aka kantu ntabwo bigaragara neza. Niba umuntu umusigira ubuzima, njyewe uwanjye ndamubwira niba mvuye mu rugo rwanjye ngiye, tuvuye mu rugo tugiye, dusize tugusigiye ubuzima bw'urugo, ni wowe uri bumenye umushyitsi wahaje tudahari, ni wowe umenye uwaje kwishyuza amafaranga umutekano n'ibishingwe uduhamagara tubwire, cyangwa n'abataduhamagaye, ni wowe usigaranye bwa buzima. Ashatse uriya muntu yanaguhumanya, ariko kuba ni bagenzi bacu, ni abantu tubanye nabo mu buzima bwacu bwa buri gihe. Bariya bantu, ubwo nkuhaye ako kagero, nanone aka kabiri, undi yaraje abana bashyiraho filime, ndabaza nsanga bareba filime, nayo ndicara turareba, ariko we arigendera ajya mu cyumba, agatotsi karamufata araryama. Noneho tugiye kujya kuryama, ndavuga nikanjye kureba ko abana bakinze, ndakingura, ninjiye aranyikanga, anyikanze nasanze aryamye nk'umuntu mbega wari wirambitseho. Umwana yabyukiye hejuru ansaba imbabazi muri ibyo bitotsi byose, ati mbabarira wewe, noneho muranyica, yari mushya se turaguhora iki? Ati mumbabarire kuba naryamye imbere yanyu. Urumva uwo mwana turama afite, ntabwo ari shinganwa ku giti cyanjye, nanjye nk'uko wari ubivuze, ntabwo ari shinganwa k'umukozi wo mu rugo cyangwa umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu agomba kuryama uko abo mu rugo bose bamaze kuryama. Njye siko mbifata. Niba arangirira akazi ke, kandi nabwo si ngombwa ngo abari we wihata kuri ka kazi, n'abandi bamufashe bafatanye ko nawe n'umuntu. Ako ngako karako nongeragamo nunganira mugenzi wanjye, ko aricyo nshaka kubaza nkomoza. Dushobora kuba dutetse inyama, dushobora kuba dutetse icyayi, umugore akaba yamenyereje, turi kuri kote y'abagore, namwe turi abagore bagenzi banyu, ntimutwumve nabi, turimo turavuga kuri role yacu cyane, wenda n'abagabo bagiye babyinjiramo, ariko cyane cyane usanga ari abagore. Ugasanga umukozi ntiyemerewe kunywa isukari, kandi niwe uteka icyayi niwe uyitegura ku meza. Ugasanga umukozi ntiyemerewe kurya inyama, niba abana zitetse bamugani, hari n'abantu ngo bazi umubare w'inyama ziva mu nusu, mu kiro, mu irobo, bakaba bazi inyama inongo zikozwemo. Abo bantu Hope, cyangwa abo badamu, cyangwa abo babyeyi, ubavugaho iki? Ugasanga umwana arateguye ashyize ku meza, ariko we agiye hangahari cyangwa yicaye ku ruhande, ntashobora no kurira mu bandi. Ubivugaho iki ibyo bintu dusatira n'umusozo? Icyaha ahubwo ni icyaha gikomeye cyane,
ni icyaha gikomeye cyane ahubwo Imana inatubabarire niba harimo ababikora mu by'ukuri niba hariho ababikora ubundi najyaga mbyumva mu bantu ba kera ngo habagaho abagabo b'ibisambo ngo habagaho abantu b'ibisambo ugasanga nyine akeza kaba kaje kakitirirwa umugabo ariko ni icyaha gikomeye cyane ni ikintu Imana ibizatubaza mu by'ukuri nongere mbisubiremo navuga ngo ni umuntu waraje gushaka ubuzima nawe baje ariko ni urugero nawe baze urahagurutse ugiye muri office sibyo ufite akazi noneho ugezeyo hari ibyo baha abandi wowe udahabwa hari ibyiza bigenerwa abandi wowe ukisanga urimo guhezwa ni urugero abandi barimo barasinyishwa contract wowe kandi nawe uri umukozi kimwe nawe urahembwa nkabo ariko bamwe barakora basinye contract wowe urakora udasinye contract ibyo bintu ntabwo bikwabaza fiyo ariko uriya muntu nubwo twese twaba turi abakozi igihe ntabwo ndi umukozi mugenzi wuriya ni umukozi wanjye nangaje agomba agera ahagarukiye wenda n'izo nyama n'uburenganzira bwanjye kuzimuha ahagarukiye ariko ni umuntu ukeneye kubaho nkawe wowe se wowe kuki batavuga bati wowe ugomba gukora nawe ugahembwa ikibazo si uguhembwa hanyuma contract so wowe urashaka iki birakubabaza kuko ni uburenganzira no wenda ntabwo naba nandukire mvuze kuri icyo kintu ariko uriya muntu mu by'ukuri yatetse ibyo kurya gutekeye neza bibaho kuko n'ibyo bintu bijya bibaho ugasanga ngo inyama n'izaba nyir'urugo na famiye ariko abakozi ni abantu bagomba guhora ku bishyimbo igihe batetse akeza ni hahandi uzajya gusanga ugasanga barakwiba niyo handi uzajya gusanga barakwiba niba yibasiye nk'izo nyama akazirya pe agakuramo esheke yayindi yashaka uwo munsi bakamusezera akigendera kubera iki afite ipfa afite ariko rero burya reka nkubwire fiyo burya umuhaye akarya agahaga ndakubwiza ukuri bigeraho nawe mugera hano akagera akabivaho akaguha n'umudendezo ntabwo ari byiza rero badamu mugikurikiye mu by'ukuri ushobora kuba ubikora ntabwo ari ibintu byiza muhereze ibyo kurya nk'abandi wenda umubuzi uburyo bwo gusesagura none si ubwo ko hari abatabikora nk'uryo ariko bakabona n'ibyo kujugunya mu mifuka muri za puberi wamuretse akirira ko ari ibintu byiza cyane uko ukeneye ko abana bawe barya aho ni hahandi uzasanga umusigiye imbuto z'abana ahubwo abari uzirya umusigiye amata ni hahandi nyine nawe agomba kwihaho niho uzasanga nyine byanze bikunze kandi reka nkubwire fiyo ukuri ni uko ntabwo azateka ngo areke kuryaho uko niko kuri ahubwo usanga nibo banirira izitarimo amazi zazo n'izambi ahubwo inziza yazimazemo wowe rero urimo urakora ibintu ariko nanjye niko nabigenza niba uzimye imana n'iziciye urwaho nazirya kandi icyo nkubwire dufite abana b'abakobwa bacu tuba dukorana nabo twibyariye ibaze umwana w'umukobwa urimo kubona ufata umukozi gutyo urabyumva azi ngo iwacu iyo turiye umukozi ntabwo agomba kurya ku nyama iyo twatetse neza ntabwo agomba kuryaho neza urumva nawe ni ikintu uzaba urimo reka nkubwire ibyo dukora tuba dutoza abana nangwa se n'abavandimwe ntabwo ari byiza abakozi wamutunganyiriza ukosa ariko ukamuha umudendezo ukamuha kwisanzura kangaruka ku kintu cya televiziyo rero ikintu cya televiziyo burya impamvu yarahamutse wa wundi w'iwawe ni disipurine yarahawe mu rugo yakoragamo burya hari urugo ushobora kujyamo mu by'ukuri ugasanga ni nk'ububata ahubwo ni nk'ububata ugasanga nta kwisanzura guhari none se umukozi mu gihe yakoze inshingano ze mu gihe yakoze akazi ke ngewe twapfa ko hari ibyo atubahirije nkamubaza ni ufite akanya ko kureba televiziyo ibi utakoze utujuje utatunganije wenda ibyo nibyo twapfa ariko kuba umukozi yarangije akazi ke y'amasaha yo kwiryamira ashaka kwirebera nk'abandi yaricaye ku manywa se yarangije ntacyo umunenga numva ntacyo byaba bitwaye mu by'ukuri yagira umudendezo kuko ni umuntu ni byiza akeneye kureba televiziyo akeneye kumenya amakuru ibiba hanze n'ibiba hanze uyu musa nk'aho ari mu buroko mu rugo ntabwo ari mu buroko ntabwo ari muri gereza rwose ahubwo wagira uburyo mucunga ubonye igiye kumutwara cyane ku buryo yakwica inshingano uramuganiza ukamuhugura nk'abana bacu nk'uko tubahugura babandi usanga abana b'abakobwa bari mu rugo ariko ntabwo ashaka kugira icyo akora ahubwo arashaka kubyuka ageretse akaguruka kandi yicare kuri televiziyo ajya kuri za filime ajya ku duseri n'utundi uricara ukamuhugura ukamubwira utoya siko bimeze inshingano mu rugo ba responsible gira ibyo ukora ariko bakagira umwanya wo kureba na wa mwana rero numva agomba guhabwa uburenganzira bwo kureba televiziyo numva agomba kugira uburenganzira bwo kujya kuruhuka wenda nongere kuri icyo kintu ese reka nkubwira mu by'ukuri niba nyir'urugo atashye saa saba z'ijoro n'umukozi nawe atari saa saba z'ijoro ngewe ngombye kumutegereza nk'umugore we wenda iyo nshingano ushobora kuyigira wenda birashoboka cyangwa se ubundi nabwo ntibinashoboke tukayihanaga hano nibambye ndaza amasaha naya ndaguhamagara sawa ndagenda ndyame kandi nyingure ariko se wenda bivuga ngo wenda ni igisasu n'umugabo wanjye yamaye itegeko rivuga ngo wenda nibikabaho ne ukarya mutarajya mu buriri wenda n'urugero
ndumva ari byo bigombye kubera umutwaro, ntabwo n'umukozi mu rugo bigombye kumubera umutwaro. Niba nashye saa 8 ngiye madamu bibera umutwaro wenda umugabo wanjye, ariko n'abana banjye ntibaba umutwaro kuko bajya kuryama. Ntabwo rero usanga ari hahamuka ry'abana kuko bakora mu miryango itandukanye ifite imico itandukanye, ariko ntabwo ari ibintu byiza. Agombye kugira igihe cyo kuryama akaruhuka, na cyane ko bo bakunda no kuzinduka, na cyane ko agombye kurangiza inshingano ze, agombye kuryama akaruhuka. Igihe wenda mudahari, n'urugero umugore n'umugabo badahari, wenda agombye gucunga umutekano wenda aho hagati, ariko ibyo ari byose ntabwo umugore n'umugabo bataha saa 6 mu rugo z'ijoro, ntabwo bagira bitari ibya buri munsi, wenda byabaho iby'urugo n'amakwe y'iki gihe nta nubwo bikibaho, bisigaye birangira kare byose. Seremoni zose tugomba kujyamo zirangira kare, ariko ntabwo byagira saa 6. Wenda byabaho yatindana n'abana, nawe ntiyabitinyuka kuryama ba nyiri urugo bataraza, ariko mu gihe birengere bigize muraza, umukozi agombye kuryama akaryama akaruhuka akazinduka kugira ngo yubarize za nshingano. Ibirenze ibyo gihe numva ari uburetwa. Arakoze cyane, ngira ngo tubisobanuyeho ku buryo burambuye. Hari n'akandi kantu ushaka kongeraho akaba ariko tunasorezaho kugira ngo twe kurambirana. Hari ukuntu dufite abana b'abakobwa turera mu rugo, dufite n'ab'abahungu abacu cyangwa se n'abatari abacu, bari imiryango bitandukanye, mbese babandi b'abana bacu bari mu rugo. None ugasanga mfite umwana w'umukozi, mfite n'umwana w'umukobwa mu rugo, ariko ugasanga imirimo yose nyirunda kuri wa mwana w'umukobwa. Akenshi ugasanga abana b'abakobwa ejo barubatse bananiwe no kugenda ngo bajye gutunganya ingo zabo, bitewe n'uko babandi ahubwo nsanga nta nubwo ari kubakoresha imirimo cyangwa se kubakoresha ngo bitwa bakoze, ahubwo tuba tunabigisha tutanabizi. Ugasanga abacu twabarereze mama, hanyuma abandi ugasanga nibo turimo kwigisha imirimo cyane, kuko iyo bateye intambwe bose ejo bundi bamaze gushaka, kuko burya baba banangana, usibye ubuzima buba butoroshye kugira ngo uriya mwana ahaguruke iwabo mu rugo ajye gushaka imibereho, naho ubundi bari abana bose barangana. Ese niba mfite umukobwa w'inkumi yicaye mu rugo, mfite n'umukobwa w'inkumi nazanye mu rugo nk'umwana wo kumfasha cyangwa umukozi, abo bantu bombi ugasanga wa mwana wanjye namuhaye ikintu cyitwa kurera amaboko, hanyuma umukozi niwe buri kantu kose ugashinzwe ukareba ugira ute, ugasanga no kuva no kuri ya myenda yose yimesera agira ate, yimesera mese ni y'abana batamese, ni abanyiri urugo mese, ni abantu bose bari muri urwo rugo. Ubibona ute ko usanga ahubwo bari abana nibo twigisha imirimo cyane kurusha abacu, ejo bamara no kugera mu ngo ugasanga ari abana b'abakobwa twita abakozi nibo bubatse izabo, kuko hari ibyo twabigishije, ariko ugasanga abacu zirabananiye, ntibazi guteka, ntibazi kumesa, mbese ibintu byose ugasanga byarabananiye kuko byakorwaga n'abakozi. Abana twatumye barera amaboko, aho ngaho urabivugaho iki? Urakoze cyane. Nta nubwo ari abakozi, wenda hari nk'ukuntu wenda kwa kundi abana bashobora kuba ari mu muryango, hari uva iwanyu mu rugo, hari uva kwa mugabo wawe, hari mu kazi bawe, hari barumuna bawe. Ahubwo jya navuga ngo kuri abo bana bagira amahirwe yo guhabwa izo nshingano, nubwo baba bashobora kuba batekereza yuko ari urwango, barahirwa. Jewe navuga ngo bravo, barahirwa kuko harimo no kwigishwa, harimo baratozwa, baramentaringa. Rega mentorship ni ikintu gikomeye, gutoza ni ikintu gikomeye. Hanyuma abandi bacu rero bitwa ngo n'abana ba boss turimo turera mama, navuga ngo ni ibibazo, baragowe, ahubwo baragowe nubwo tuba dutekereza ngo ni ukubagira neza, ariko turimo turabica. Hanyuma abandi bazi ngo myo barapfa barakandamizwa, ni abanyamahirwe, ni abantu bazaba successful, ni abantu bazubaka ingo zabo zigakomera, ni abantu bazashobora gutekereza akavuga ati ese ikiro kimwe byashoboka ko abantu bakirya, ese mu gihumbi byashoboka ko umuntu yatekamo, cyangwa se wenda ni urugero nta bantu bazaba responsible, bazakora, batazaba babandi nyine bemerera n'abatagombye kubakorera kugira ngo bakore. Reka nkubwire, njyewe mfite urugero. Hari umuryango umwe rwose nzi, ni umudamu wagiye gukorayo, kwa kundi umudamu nyine yanyuze mu buzima bukomeye, batandukanaho n'umugabo wasigarana abana be. Ni umudamu w'umukristo dusengana mu rusengero, hanyuma ajya kujya yakorayo, ni urugo rw'ababosi nyine rufite byose, ariko yarambwiye ati mana, ibyo nabonye hari ahantu muri rugo biteye ubwoba, n'abakire rwose n'ababosi, atariko ibintu nabonye ati mbega umubyeyi urera nabi. Urumva uwagiye gukora n'umumama nawe afite abana, ariko yubatseho urugo nubwo bitakomeje kuba, ariko yarambwiye ati ibintu nabonye, niba ariko abantu bose bakize, niko yabyuga, niba ariko abantu bose bafite amafaranga babayeho bakize, bafite ubushobozi bushobora gukodesha abantu bose bashaka bagakora, ati ingo zarapfuye zarashize. Yarambwiye ati uzi kujya mu rugo
ukajya kumesa ukabona harimo umwenda w'imbere wa nyir'urugo mu myenda agiye kumesa w'umugabo w'urugo, harimo umwenda w'imbere w'umugore nyir'urugo, harimo uw'umwana kuva ku mfura kugeza kuri bucura. Umwenda w'imbere ari kugura wumva icyo mvuga, amakariso, amabokisa, kuva ku ya nyir'urugo kugera ku y'abahungu, kuva ku ya madamu nyir'urugo, n'ibi ukamesa ibokisa nyir'urugo ukageza ku y'abana b'abahungu, ukafata umwenda w'imbere w'umugore ukageza ku y'abana b'abakobwa. N'abana b'inkumi, n'abana bakora bari mu mabanki, n'abantu bakomeye barakora bameze neza, basiga inzara gusa, ariko nyina yabatoje ngo umukozi ukora muri urwo rugo agomba kubafurira kugeza ku myenda y'imbere. Urumva rero ba bana turimo kubica, urambwira nk'uwo mukobwa. Ariko se nkuciye mu ijambo buriya ntibishobora no kuba wenda yaba n'umuco wabo bisanzwe ariko nyina yabatoje bimeze bite? Urumva ni nyina nyine ni gute se ufiye, reka nkubwire, ni gute umwana wawe utamutoza ngo tangira kwikarabya, tangira kwikorera isuku, tangira kwimesera umwenda wawe w'imbere, ugategereza ngo umukozi bose akabaha basket, yabaguriye na basket, urumva yabaguriye n'agatebo, bose bazibikamo aho ngaho. Urumva biyambura bose bahurizamo, umuhungu ava mu cyumba aza akajugunya muri iyo basket, umukobwa akaza nyir'urugo yabashiki. Urumva ni gahunda y'urugo, ni umuco w'urugo. Urumva ni umukozi n'ugomba kuvunika, bo bagatonora inzara, bagasiga, bakagira fresheri, bakajya mu kazi n'abakozi ba za banke, bakagubwa neza. Ibyo ni umuco nyina yabatoje, ni umuco nyina yabatoje, ntabwo ari abana urenganya abana. Ariko urambwira ngo ubwo mubyeyi arimo kurera abana, abo bana bazashaka n'abana b'abakobwa, ni abasore genda bazi ni ibikumi, bazashaka koko bashobore guteka. Ubwo se urumva niba badashobora kwifura umwenda w'imbere, utekereza ko yegera imbabura agateka? Ntabwo ari byo. Rero turimo kwica abana, turimo kwica abana. Niba ari abana ntitubaringanize, niba ejo yakoze mu gikoni, ejo nayoza ibyombo, undi najya mu gikoni, undi niyoza ibyombo. Niba ari abana bacu mu kiruhuko nibakore. Ngewe hari abantu bamwe nshima, yabona nk'uko bigeze mu kiruhuko kugira ngo abana babe responsible, babigisha akirukana abakozi akababwira ati mugende mbahaye ikiruhuko, mbahaye konje muri bya byumweru bibiri bya vacances, uretse cya corona cyatinze. N'ubu hari ababikoze kandi avuga ati no, nta mpamvu, hari abana mu rugo bakuru, mfite abakobwa n'abahungu bakuru, nta minja nyifite, nimutahe nimugende mbahaye konje, nzabiguhembera uzagaruka. Ariko abana bakore, abo bantu ngewe ndabashima kuruta kongera abandi, ahubwo abantu bahari. Ariko ni ukuvuga ngo turimo kwica abantu, ntabwo ari byiza cyane rwose. Arakoze cyane Hope, iyi ngingo ni ndende twumva n'ubutaha, ariko ubu ngubu ntitwakikorera igice cya kabiri iki kiganiro ni Kigali. Mutwemerere dusubikira ahangaha, duse nkaho tubiciyemo kabiri, ariko tubasezeranyije ko tuzabakorera igice cya kabiri cy'iki kiganiro kuko kirimo byinshi. Ndumva nshaka ko hari n'indi ngingo tuzongeramo tukaza kuyivuga. Iryo ni ibanga tubikiye bari badukurikiye, bazabibona uwo munsi. Turabashimiye rero cyane abadukurikiye, ni ukuri mugerageze babyeyi b'abadamu cyane cyane. Ngiye nibo nibanda ku bagenzi banjye ngiye mfite abana b'abakobwa mu rugo n'abahungu urabazi, ariko no kuva kuri kamwe gafite imyaka 8, utwenda tw'imbere udusogisi udusengere aratwifurira, nibura wa mukozi akareba niba utwo twenda twakeye akaza kutwunyunguza akanika. Nibyo byiza gukomeza uzamura umwana. Mukozi niba hageze mubwira uti ibi ngibi nibyo ushinzwe, ibi nabyo barabishinzwe. Niba amazi yabuze mu myaka 12 bakibuhagira 12 13, ugasanga niba amazi yabuze, umukozi niwe wikoreye ikidomora agiye gushaka amazi. Hagiye umwana niwe wagiye umwana w'imyaka 13 14. Birahari n'ingero zihari zifatika bizwi, ariko ntabwo ari byiza mu by'ukuri. Wibwira ngo muratetesha umwana, ari kurimo kumwica cyane, urimo kumwica cyane. Nongeyeho kuri ako kantu waruvuze, nta wifuje ko biba. Hari igihe ugira utyo ugasanga Satani arateye, aba babyeyi urabatakaje, uri umwana, ugasanga ababyeyi bakuvuyeho baritahe cyangwa bitabye Imana, bikaba ngombwa ko noneho winjira muri bwa buzima bugukakaranye bugukomereye. Ni byiza ko wimenyereza hakiri kare. Reka dusoreze ahangaha, ingingo tuzayisubiraho, tuzavuga byinshi. Reka tuvuge ngo turabasezeye, tubashishikariza gukora subscribe, share, comment ndetse n'ibindi, mukajya mubana natwe. Reka tubasezere, murakoze cyane. Umutumirwa wacu turamushimiye, naho ubutaha tuzongera tumubagarurire, ndetse n'ibidukundira tuzongeraho n'abandi babyeyi kugira ngo tuganire byimbitse cyangwa byaguye. Murakoze cyane. Yego.